Hello my dear friend, nongeye kugusuhuza mwifuriza kugira amahoro y'Imana abane namwe yewe n'imigisha yayo igusesekareho umunsi ku wundi. So guys, nongeye kugaruka kandi nongera kubifuriza kugira icyumweru cyiza, mwebwe muhoza amaso yanyu kuri YouTube channel Fungarase TV Show. Uyu munsi rero reka twongere tuganire kuri umwe mu bantu bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko se mbere yuko dutangira waba warutse gukora subscribe kuri YouTube channel? Kora subscribe rero wowe utarayikora, kandi nawe wayikoze wibuke gukora ku nzogera kugira ngo tuzagicikwa n'ibiganiro byacu tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Ikindi kandi wibuke gukora comment ku cyifuzo, igitekerezo yewe n'inyunganizi ku nkuru wifuza ko twagarukaho ku musitari runaka, cyangwa se icyo wifuza icyo ari cyo cyose wemere kutwandikira muri comment, natwe turahari ku bwawe. Okay, reka twongere tuganire kuri umwe mu bapotre bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu muramuzi cyane, yamenyereye ku mazina ya Mignone Alice Kabera. Uyu nguyu rero ni umuganga. Uyu nguyu kandi akaba ari umwe mu bayobozi bakuru bo mu itorero rya Noble Family Church hano mu Rwanda, rizwi mu Rwanda buhambaye kubera ibikorwa rigenda rikora cyangwa se bitewe n'imirimo yaryo. Tugarutse ku buzima bwite bw'uyu mubyeyi, Apotre Mignone Kabera ni umubyeyi w'abana batatu yibyariye ku giti cye, ndetse yewe n'abandi benshi nk'uko nawe agenda abigarukaho. Nk'uko mubimenyereye, hari igihe ababyeyi nk'aba ngaba bashobora kuba bafite abandi bana bagiye badabuta, cyangwa se bagenda bafasha hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, rero bose akaba bafata nk'abana biwe ku giti cye. Mignone rero akaba ari we watangije umuryango witwa Women Foundation Ministries, yewe n'urusengero rwitwa Noble Family Church. Kabera Mignone rero akaba yaravukiye mu gihugu cy'u Burundi, ari naho yakuriye kuko ari naho ababyeyi biwe bari barahungiye. Apotre Mignone Kabera ni umunyarwandakazi, akaba kandi ari n'umwe mu bagore b'abapasiteri ba mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niwe kandi washinze akaba n'umuyobozi w'itorero rya Noble Family Church. Akaba kandi azwi cyane nk'uwashinze Women Foundation Ministries. Iri shyirahamwe rero rya Women Foundation Ministries rikaba kandi ryibanda ku guteza imbere abagore mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi n'ibijyanye n'umwuka ndetse n'ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Haba mu rugo rero cyangwa se ku kazi no hanze yako, uyu muryango ureberera abagore ku mpande zose cyangwa se ahantu hose, haba mu bibazo bigiye bitandukanye bagenda bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Uyu ni umuryango ukomeye cyane wita ku gitsina gore hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka kandi twongere turebere hamwe mu bihembo uyu mubyeyi yagiye ahabwa kubera ibikorwa byiza agenda akora. Uyu muvugabutumwa Alice Mignone Kabera yakiriye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Muri ibyo bihembo rero hakaba harimo igihembo cyitwa Sifa kubw'ibikorwa by'impuhwe uyu mubyeyi agenda akora. Iki gikorwa rero kikaba gitegurwa buri mwaka mu izina rya Thanksgiving. Uyu nguyu rero akaba yaragiye ategura ibirori bigiye bitandukanye ahantu kandi henshi hagiye hatandukanye mu gihe cy'umwaka wose, kugira ngo yongere ubushobozi bw'umugore muri sosiyete y'u Rwanda nk'abagore bose kandi bishyize hamwe. Iyi ngiyi rero ikaba ari insanganyamatsiko kuva ku bahohoteye we kugeza no kuri ba nyampinga, bose baba bishyize hamwe. Niyo nsanganyamatsiko y'uwo mwaka yagiraga iti abagore twese hamwe. Uyu muvugabutumwa rero Alice Mignone Kabera, uyu nguyu yamenyekanye cyane muri Grover Award yo mu Rwanda
kubera uruhare runini yagize mu bijyanye n'umuziki wa gospel ndetse kandi yewe n'ibijyanye n'itangazamakuru, kuko atigeze ahwema kugenda ateza imbere itangazamakuru ndetse n'umuziki wa gospel muri rusange. Alice Kabire rero akaba ari umwe mu bagore bagenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu, haba guteza imbere igihugu cy'u Rwanda, haba yewe no guteza imbere sosiyete nyarwanda, haba mu buryo bwa gikirisitu cyangwa se haba mu buryo bw'iyobokamana muri rusange. Uyu nguyu rero kandi yagiye akundwa ahantu henshi hagiye hatandukanye, mu bitaramo bigiye bitandukanye bishima Imana. Uyu nguyu ntabwo ashobora kuburamo kuko ari mu bantu bakomeye cyane muri iki gihugu cyacu. Reka rero tuba dusoreje ahangaha amakuru y'uyu mubyeyi, tuzagaruke mu bindi biganiro bigenda bimuvugwaho uko bwije n'uko bukeye. Iyi ni Fungarase TV show. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ikindi kandi wibuke gukora comment ku cyifuzo cyangwa igitekerezo cyose, turahari ku bwawe, ni wowe tubereyeho. Guys please ntiwibagirwe rwose gusharinga no ku nshuti zawe kugira ngo tuzajya bagenda bacikwa n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nakagaruka rero turi kumwe mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye, ntucikwe. Iyi ni Fungarase TV show, jye wumva nitwa Mwizerwa Patrick.